Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, Imana yacu ishimwe cyane, duhereze Imana icyubahiro, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye Imana itwitaho, dushimiye Imana iturengera, ituvuganira, idukurikirana, niyo gikurikirana wacu, Imana ishimwe, icyubahiro ni icy'Imana. Ndagushuje mwene data, tubana mu mwanya wo gusenga Imana, tubana muri ibi bihe byiza byo gusenga. Rero Imana ikubereye neza, Imana ikunezeze, aho uherereye hose nagusuhuzaga, kandi nkomeje kubasabira umugisha w'Imana kubwo kusapotinga mubana nanjye mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibaha umugisha. Aka kamwanya rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti wicogora gusenga ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Burya iyo wacogoye ntago uba ukomeye mu uru rugendo rwo gusenga, rwo gukizwa. Wahuye n'ibigucogoza byinshi, ariko nyemerera wongere ufate umwanzuro mwiza wo guhagarara weme. Imana ishimwe, wongere use naho ubyutse ugiranye kontransha n'Imana. Birashoboka ko wari umaze igihe waraguye, ariko Imana ishimwe ko Yesu Kristo akiri ku ngoma, akiri ku ntebe y'imbabazi. Ongera ufate umwanzuro mwiza wo kongera kugirana ubushuti n'Imana. Imana ishimwe, wicogora ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Wicogora wowe wari ubirambitse, wari ubivuyemo. Wicogora wowe ucogozwe no kuvuga ngo amasezerano yawe ntiyasohoye. Imana yakuvuganye nawe ikakuvugaho, ifite isaha, umunsi n'igihe izabikora, kandi izabikora neza. Imana ishimwe, ntago yatinze. Ndagira ngo nkubwire ko Imana itagitinda. Ntago Imana itinda. Imana irakubwira ngo nzakugirira neza, wowe ugashaka ko ikugirira neza ako kamwanya. Oya, irabanza ikabitunganya. Ndagira nkubwire nk'abantu bajya bakora akazi ko guteka. Iyo umuntu yumvise ibiryo bihumuye, igitunguru gihumuye, yumva yakoramo, yumva yakora icyo bita kujabura, akaguta. Ariko umutetsi we aravuga ati reka bishye binoge, mbagaburire, nkugaburire ibiryo byujuje kuba bihiye, byujuje intungamubiri nziza. Wowe ushaka kurya ibijaburano, nicyo kibazo cyawe. Ariko Imana ntago ari uko ikora. Yo irabanza ibyo yavuganye nawe ikabikora neza, ikabitunganya ku buryo izaguha ibishyitse. Nakubwiraga rero ngo were gucogora. Ibicogoza abantu biba byinshi, ariko wowe wicogora, komeza ukomere. Nukomere ushikame, shikama mu gakiza, shikama mu bihe byiza byo gusenga, shikama imbere y'Imana. Nukomere, nushikame mu izina rya Yesu Kristo. Wicogora gusenga ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwanditswe na Yakobo, ni ibice 5. Turasoma umurongo wa 16, ariko reka dusome iyi titire y'iri jambo. Handitse ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Imana itugire neza. Hari ukwihangana, hari ukutapfa kurahira, hari ugusenga no kuyobora abayobye. Reka dusome rero, duhereye ku murongo wa 16. Handitse ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe,
asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Imana ishimwe cyane. Ijambo aka kamwanya riratubwiye ngo habeho kwaturirana ibyaha. Mu gusenga habamo guca bugufi ukatura ibyaha. Ibyo twarabibonye ko na Daniyeli yageze igihe akatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Rero mu gusenga ikintu cya mbere umuntu yubakiraho ni ukwatura ibyaha kandi ukabifatira umwanzuro wo kutabisubiramo. Ugafata umwanzuro ukavuga ngo iki cyaha ndacyanze, ntago kigomba kuntwaza igitugu, ntago kigomba kunshyira ku nkeke ngo ngikore nanze nkunze. Oya, habaho kwatura ibyaha kandi iyo watuye urareka, urazinukwa. Ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane. Habeho gusenga, habeho gusengera bene so, habeho gusenga muri korari, habeho gusenga mu badiyakoni, mu bakristo musabirane. Uzamura isengesho, usengere bene so. Abari kugwa bagutera impuhwe, bagutera agahinda, ubasengere. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Ngo mwaturirane ibyaha kandi musabirane, Imana idusange. Hanyuma kugira ngo mukizwe, kugira ngo abantu bakizwe akaga k'ibyaha, kugira ngo abantu bakizwe yewe, hariho kwatura ibyaha no gusabirana kugira ngo dukizwe. Imana ishimwe. Hanyuma ijambo rikomeje rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Nta gucika intege, wicika intege mu gusenga, wicika intege yewe, were gucika intege, we gucika intege, wicogora gusenga, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Rero iyo wacogoye nta mwete uba ugifite wo gusenga. Iyo wacogoye reka nkubwire urabirambika. Niyo mpamvu iyi teme y'iki cyumweru iratubwira ngo wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Ijambo rirakubwiye neza ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ariko ibintu byo gusenga, uburyo ki usenga, uburyo ki ushaka Imana, ubona ufite umwete, ubona utagenda ubigura intege, ubona utagenda nk'umunyantege. K'ijambo ritubwiye ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ese wowe usengana umwete? Ese wowe rwose reka nkubwire, uburyo ushishikarira ikintu runaka ukunda, ubona ari nk'uko ushishikara mu bihe byo gusenga, ubona ariko ushishikara mu bihe byo gushaka Imana, ubona ariko ushishikara ushaka gukiranuka. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ntago nzi ukuntu wowe bimeze, ntago nzi nimba ujya ugira umwete mu bihe byo gusenga, ntago nzi niba isaha yawe yo gusenga utajya uyirambika ukayishyiramo izindi gahunda. Nimba igihe cyawe warahiye n'Imana ugikizwa, warakiguranye ukagenda uvangavanga, jya umenya ko ibyari umwete wo gushaka Imana wabivuyemo. Imana idusange cyane. Hanyuma ijambo ritubwiye ngo na Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga asaba imvura, asaba ko imvura itagwa. Ni ukuri Eliya asenze ngo imvura yamaze igihe itagira gute itagwa. Eliya yarasengaga cyane, agasengera mu gutegeka. Mwibuke ko yigeze asenga ari ku musozi agoswe n'abahanuzi ba Bayali, aravuga ati Uwiteka bimenyekane ko ari wowe Mana, Imana iri butwikishe igitambo umuriro, iraba ariyo Mana. Ngo barikebaguye bapfa nabi, mva ngarangije bose arabakusanya ngo arabica, kuko umuriro wavuye mu ijuru agisenga ku isaha y'isaa 9 ngo utwike igitambo. Ahangaha rero barakomeje bakajya
batumva. Arangije Eliya aravuga ati imvura ihagarare, imvura irahagarara, arasenga. Ariko igihe kirangiye iyo myaka 3 n'amezi ahari 6 ngo yarongeye Eliya arasenga. Urumva yakomeje asenga, arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura. Ngo rero yari umuntu nkatwe. Ikibazo dufite ntabwo twebwe dusenga, ahubwo ducogozwa n'incamugongo nyinshi, abazimu n'abadayimoni, amagambo, inzara, ibigeragezo. Ibyo byose byagiye bigucogoza bigatuma ugwa. Igihe rero cyari gikwiriye, igihe ni iki ngiki kigukwiriye gufata umwanzuro ukongera ugasenga, wicogora. Hagarara ukomere, weme, uhagarara ukomere, usenga Imana. Hagarara ukomere mu bihe byo gusenga, hagarara ukomere mu kwiyiriza ubusa, uhendahenda Imana. Yewe Imana yemera guhendahendwa. Hezekiya yahendahenze Imana, Imana yongerera ituma Yesaya iramubwira ngo numvise kurira kwawe no gusenga kwawe, ndagukijije. Nuko Uwiteka avuga. Imana rero ikugire neza. Shalom shalom, muhahe muronke wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga.